mstari wa kwanza. Izina Yesu Kristo. Ndani ya jina la Yesu Kristo. Mutima wanje shima Uwiteka. Zaja nshima Uwiteka kiriho. Zaja ndirimbira Imana yanje ifite ubugingo. Mukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese ukambukamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe. Uyu munsi imigambi ye igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo ko umutabazi we. Akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Akomeza umurava we iteka ryose. Aca imanza zitabera, zirenganura abarengana. Agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe. Uwiteka niwe uhumura impumyi. Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Uwiteka niwe urinda abakiranutsi. Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Araramira imfubyi n'umupfakazi. Ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Imana yawe Siyoni izahoraho ibihe byose. Imana turi kumwe arasenga. Pamoja ataomba. Urakoze umubyeyi wacu Yesu Kristo. Turakunezerewe cyane mu gitondo kubera ko abaranye natwe ukabutegereje muri amasaha tugihumeka bazima tujya mu izina ryawe nta kubyumva. Tugeze hano rero mwami muri gitondo nk'isezerano kuko ubwo ejo twagusabye ko uyu munsi twongera kuhahurira. None wahageze natwe abahungu n'abakobwa twaje turakwinze kugira rero ngo mwami udusure kandi tuzi ko utadutumiriye ubusa. Tuzi ko buri wese yaje afite omero ye. Ndakwinze kugira ngo twese data uduhaze muri gitondo mwami. Emera aya materaniro tuyatangiye mu izina ryawe kandi tubuze kuyasohoza muri iryo zina. Ariko abadayimoni bose mu buryo butandukanye bose turabaheje. Umwuka wera niwe turaritse kugira ngo aze afate gahunda zose. Diakoni ntacyo yakora adafite umuyobozi. Niyo mpamvu nkwinze kugira ngo wowe nk'umuyobozi muzima uze uyobore ibiteraniro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu abariki. Tuyiririmbire tuyihimbaze. Amen.